urubuto rwiza we harya ngo Imana yarabwiye ngo ntimuzarya ku rubuto rwose rwo mwiyongoza. Imana yatubwiye ngo tuzajya ku rubuto rwose rwo mwiyongoza tuzarurye keretse urumenyesha icyiza yakiwe. Nanjye kanze njyeho ndebe. Mbega urubuto ruryoshye Mana. Njya gushyira umutware wanjye nawe yumve ukuntu urubuto ruryoshye. Mutwara nabonye uru rubuto ruraryoshye kuko Imana yari yatubeshye. Iki ruraryoshye. uru rubuto se urukuye he? Ni cya giti Imana yari yatubujije kurya. Ruraryoshye. Ruraryoshye n'ukuri wumve urubuto. Jewe ntabwo nshobora ukuri ruraryoshye. Ariko igihe amagambo Imana yatubwiye yaratubeshye. Wa mugore wahindutse nawe. Kuri ko Imana yaratubeshye nanjye nakumva ko urubuto rumeze neza. Ndabona bahuye na Seki. Kuri ko Imana urubuto rumeze neza. Wa mugore we jewe reka mubwire uru rubuto sinaruryaho ugende ururye wenyine upfe wenyine n'ahandi. Ruraryoshye. Jewe ntinya Imana. Ngaho sinashobora kurya. Oya. Ruraryoshye. Oya sinashobora kururya. Ruraryoshye. Sinashobora kururya nje sinarya urubuto Imana yambujije. Sinashobora kurya urubuto Imana yambujije ariko se ari wanjye koko Imana yavuze ko ari akara ko mu mara yanjye ari akagufa ko mu magufa yanjye ubu koko musuzugure koko ubuse ni musuzugura urukundo rw'Imana yaturemanye koko sindaba twishe koko mbigenze niko mada waruririye wiki koko ruraryoshye Imana yaratubeshye none se Imana yaratubeshye rese waruriye usigara uri muzima burya waruriye zana numveho nanjye kuko ntabwo usuzugura ariko mba nkwihoreye ariko kubera ko Imana yatubwiye ngo dukundane reka ndurikiyeho ariko wa mugore wankoreye amakosa Yesu we Mana we uzi ko wambaye ubusa Adamu uri he? Uri ko ntakubona muri iyi ngobyi? Aho ntiwariye kuri rya tunda? Uyu mugore wampaye niho wamenukiye amaboko yawe none nashidutse nambaye ubusa. Reka nkubwire rero Adamu, narakubujije naguhaye amategeko nguha uburyo ki ugomba kurya imbuto zose zo muri Edeni nkubuza urubuto none waruriye kubera iyo mpamvu wowe Adamu uzajya urya ari uko wisha kuya igututubikana ko mu maso yawe niko kuzaguhesha umugati. Eva uzajya ubyara ubabajwe kandi iriya nzoka yaguhaye iryo tunda ukarirya izagukomeretsa hagati yawe n'urubyaro rwawe izagukomeretsa agatsitsino kandi nawe uzayikomeretsa umutwe. Wowe nzoka igihano hawe uzajya ugenda ukurura inda hasi uzajya urigata umukungugu nta kindi kizagutunga kandi ikintu cyose uzakigeraho urushye amahwa n'ibitovu nibyo bizagutunga.
mwese mwahaye amaso se n'amatwi mwayahaye. Imana itubabarire cyane, nyine inkomoko y'ikibi yaje mu isi twese tuyisangaho. Tube maso kugira ngo tutaza kugwa mu moshya, tujye ku rugamba kandi buri wese aba afite ibigwanisho bimwemera gutsinda uru rugamba. Hanyuma ntegeza ko karangiye, icyo twigiyemo kutagira uwo dukiraho urwitwazo. Itegeko twarayahawe, kimwe cyose twaragihawe, ahubwo ntuzakora ikintu ngo urutwaze undi, ahubwo ujye uvuga ngo ni njyewe, nta muntu wakinkoreye wakunegetse kugikora, ahubwo twagikoreye n'amaboko yacu n'ubwenge bwacu, kuko twese bahawe umudendezo wo kugira ute, wo guhitamo. Nk'uko Adamu na Eva bahawe umudendezo wo guhitamo, bagategekwa bakabwirwa guhitamo icyiza, ariko bagateshuka umwanzi nyine akabashuka bagahitamo ikibi. Tujye dusaba Imana guhitamo ibyiza buri munsi. Niyo masabira nanjye mbasabira mu izina rya Yesu.